ni za kampani zicuruza ubutaka zikaburanga. Aha tugeze ku kiyaga cya Cyohoha mu karere ka Bugesera. Iyi sambu tuje kubereka ni hegitari 3 zikora ku mazi. Iyi sambu iri mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, kuko umanutse mu kagari ka Mbyo uvuye mu isantire ya Mbyo ni milimetero bigeze hafi 5 kujya ugere kuri iyi sambu. 5 hagati ya 5 n'ibirometero 4. Ni sambu igizwe na hegitari 3 uko twababwiye ziri mu buhinzi. Ni ahantu ushobora gushyira ibikorwa, washyira ubworozi, washyira amahoteli, kuko hari umuhanda mwiza cyane uva kuri santire ya Mbyo Mayange ushyika ku isambu. N'iyi sambu ubwayo hari imihanda minini igenda ikoraho. Aha turi mpagaze muri buffer zone z'iyi sambu. Iyi ni ya migano igabanya amazi n'isambu z'abaturage. Ngende hagati muri buffer zone, amazi barimo yareba ni amazi meza cyane y'urubogobogo, ni meza cyane ushobora gukora bizinesi. Turi kubararikira kuza kugura ino sambu. Muraza kubona nimero muduhamagaraho, ibiciro muraza kubona ibiciro byiza cyane, hegitari 3 n'ibiciro utabona ahandi uzenguruka ngeza Ngenda ho ni kure cyane. Ikiza cy'isambu ndi kubararikira nuko iyo iri mu murenge wa Mayange ukamanuka ukagera ku mazi utiriwe ujya ahandi. Karibu rero bakiriya bacu muze kubera ino mari, ni imari nziza cyane, irera, washyira ubuhinzi, washyira amahoteli, ntacyo twakorera. Karibu cyane. Nk'uko twabibabwiye rero, turacyabatembereza ya sambu twababwiye. Bagenzi banjye wenda bahaturiye bayiberetse, bababwiye uko imeze. Nanjye rero nicyo gihe ngo nkomeze mbatembereze muri iyi sambu. Iyi sambu nini ku buryo kuyigenda bisaba kuba wariye, ku buryo uri kumva n'ubu nahagiye ntabwo wapfa kwitembera ngo uyiheze. Urumva nawe hegitari 3 ni nini cyane. Hegitari 3 ntabwo wapfa kuzizenguruka rero, ariko kubera ko tubakunda twayizengurutse kugira ngo tutazabarangira ahantu hatari heza. Niyo mpamvu ubona dore isambu yeramo, irimo imyembe, irimo ibiti bigiye bitandukanye, harimo inturusu, harimo igice cy'imyaka. Ni isambu nziza utakwiye gucikwa niba ufite amafaranga ushaka gutunga ubutaka cyangwa ushaka kongera ubutaka kubwo wari ufite. Reka dukomeza tuyibazengurutse muyirebe. Ni isambu yera imyumbati nk'abantu bakora imishinga y'imyumbati. Iyi ya sambu rero iri ku mazi neza, hegitari 3 ziri ku mazi. Dore amazi murayabona. Ubu ndimo hagati mu isambu. Urabona ko ubaye uri mu isambu yawe wajya utera ibuye mu mazi. Uri kubibona rwose ko atari kure. Rero turabararikira gukomeza kudukurikira, ndetse ni byinshi tuzajya tubagezaho. Nk'ubu twabagejejeho iyi sambu iri ku mazi, ndetse n'amazu, ibintu byinshi muzajya mubisanga hano ku Mara Media Rwanda, kugira ngo tubafashe kwiteza imbere ndetse no kubaka ubuzima. Ni isambu yera ibigori rwose. Ikigori kimwe ntabwo wakikorera, ibigori 2 byuzuza umufuka. Ngira ngo murabibona si amakabya nkuru. Mu gihe ahandi ibigori byanze kwera, ariko kubera isambu yegereye amazi uri kubona ko ibigori rwose bagiye gusarura. Uri kuyibona ya sambu. Ubu ntabwo turagera ku musozo wayo, turacyazamuka. Muri kuyibona, dore ni ku mazi neza. Cyohoha Nord ku bantu bayizi cyangwa ku bantu bayize, uri kuhabona rwose ko ari isambu nini cyane ya hegitari 3. Dore amazi ngariya urabona hakurya
hari ibindi bikorwa by'iterambere. Reka dukomeze tuzamuke tuyiheze kugira ngo muyirebe neza. Urayibona dore kugeza hariya hose ni muri iyo sambu, iriya yose dore niyo ni isambu rwose nini nziza yera. Ushaka korora, ushaka ubuhinzi n'ubworozi, ni ahantu washyiramo ifamu hakajyamo n'ibindi bintu byinshi cyane. Icyo usabwa rero ni ukuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp, hanyuma tukakugeza ku iyi sambu iri ku mazi kugira ngo tugomeze tubagezeho ibyiza mwifuza. Bakunzi ba Impala Media Rwanda, ntabwo twakicara ngo turebere. Hari abantu bashaka amafaranga, hari n'abandi bashaka ubutaka. Tubararikiye rero ko tuzajya tubashakira ibyiza kandi bidahenze rwose, ntihenze. Ibiciro ifite mwana katuza bikumvikana. Ubona ko ari bya bigori nababwiraga, ikigori kimwe giheka ibigori hafi bingana, kandi ugasanga ikigori rwose nta muntu ujya urya ikigori hano kimwe ari umwe. Ntibibaho. Niba mugira ngo ni amakabya nkuru, muzaze kuhasura mwirebere. Ni isambu yera ibigori ku buryo nta nubwo birirwa bafumbira. Ni isambu ikiri nshyashya, isambu rwose yera ifite buri kimwe cyose kirimo ibintu byose. Mbega niba muzi Murederi neza Murederi, ni ahangaha, ni aha nta handi. Kuva nagenda, kuva namenya ubwenge, nibwo mbonye ahantu heza cyane. Ubona ko ya sambu twababwiraga ihita igera ku muhanda utambika, ijya aho bita Kajenesi ku bantu bahazi. Uyu ni umuhanda utambika ujyayo uvuye kuri ya sambu. Uragomeza rero ukazamuka ruguru, n'ubundi turacyazamuka ruguru cyane, turacyagenda. Isambu turacyayibatambagiza kuva igihe twatangiriye na n'ubu ya sambu ntiturayirangiza. Ubona ko twageze noneho aho n'abantu batuye. Izi ni ingo ziri muri ya sambu, izi ni ingo z'abaturanyi. Urabona ko twageze ahatuwe. Kuko twabibabwiye, tugeze kuri uwo muhanda wa mbere uva ku gice kimwe cy'amazi kuri iyi sambu. Babereka umuriro, ubona ko ingo ni hafi rwose. Uvuye ku mazi ugera kuri uwo muhanda wa mbere ni metero 400. Ni ahantu ndababwiraga ko ushobora gukora bizinesi ugafata umuriro ukawugeza hariya ku mazi, ibintu bitakoroheye. Ni metero 400 uvuye ku mazi ugeze ku muhanda, hari umuriro rwose. Umuriro mwayibonye, ifoto nziza cyane, ahantu heza cyane. Niyo mpamvu tukavuga ati ni byiza gushora hano mu murenge wa Mayange, ugashoramo igikorwa cyose washaka ku isambu hegitari 3 zikora ku mazi, kuko ni ahantu heza cyane. Uyu nguyu umuhanda kandi isambu irakomeza ikazamuka ikagera ruguru iriya bayiberetse. Si bivuze ko isambu irangira ahangaha, ahubwo irakomeza ikagera ruguru iriya. Karibu rero, iyi ni imari yihaye ino sambu. Abashaka gukora invesitimenti, abanyamahanga, abanyarwanda, karibu twihaye ino sambu kuko ku giciro cyiza cyane. Karibu. Wongere wibuke ko aho waba uri hose ku isi utabujijwe kuba waza ukigurira hano hantu rwose. I Rwanda ni amahoro. Waba uri US, waba uri Canada, waba uri mu Burayi, waba uri muri Aziya, mu Bushinwa, mu Butaliyani, aho waba uherereye hose muri Afurika, mu bihugu by'ibituranyi bya East Africa, waza ukagura hano hantu kuko ni ahantu ushobora kugura hakunguka mu gihe gitoya cyane. Bitandukanye rero nuko amafaranga yawe wayashyira mu kimuga.
bika amafaranga yawe rero muri ubu butaka kugira ngo ejo bizakubyarire inyungu kandi ntuzatinda kubona ko twakugejeje ku bintu byiza. Uyu ni wo musozo rero twagira ngo ibiganiro byacu bikomereze ku bindi, muzakomeza mukurikirane, tuzakomeza tubagezeho ahantu heza hakeneye kugurishwa ndetse amakuru nagahoraho, tuzajya tugomeza tubakurikiranire nk'uko ibintu twabyiyemeje. Murakoze cyane rero, mubane n'amahoro y'Imana, ibiganiro byacu ntibikagucike, kandi niba uzi ko utakoze kuri subscribe ukoreho kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona mu ba mbere ndetse ugire na update mu ba mbere.